yabambwe nk'umwana w'intama, azuka ari nk'intare, azagaruka ari umucamanza. Izuba ni Yakobo, ukwezi ni Rasheli, inyenyeri 12 na urubyaro rwa Yakobo. Inyenyeri ni ikiva caremeye gutwara ijoro. Inyenyeri ni abamarayika. Inyenyeri ni Yesu. Inyenyeri ni Satani. Inyenyeri ni urubyaro rwa Yakobo. Inyenyeri ni abashumba b'amatorero. Umunsi w'umwami bisobanura ngo igihe umukristo ari gusenga akagendererwa. Umunsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo cyangwa umunsi w'urubanza. Ku munsi w'umwami ingingo ya 3 ni umunsi wo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Umunsi w'umwami ni umunsi wakirijwemo kuri wowe. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Kakwihebura kandi reka kurira. Yayindi yatura rataro bijyanyene. Reka kwihebura kandi reka kurira. Yayindi yahungana ana bijyanyene nijya. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe muri kumwe nanjye Manakiza Edouard. Abari mu Rwanda shalom, abari mu Burundi shalom, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi, ikinyarwanda, ikinyamurenge, ikinyabwisha shalom. Turakunda ni gusenga everyday. Imana ibaho umugisha abari ku mugabane w'Uburayi mukurikirana ibiganiro byacu shalom. Turakunda mu inshuti zacu abari ku mugabane wa Aziya mukurikirana ibiganiro byacu turasuhuje, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Abari ku mugabane wa Amerika mukurikirana ibiganiro turasuhuje, tubakiye kuri gusenga ibi, tubabwira ngo Imana ibaho umugisha. Ariko umugabane wa Oceania shalom shalom, turakunda muri inshuti zakadasohoka nko kuri kamera za gusenga everyday. Turi kumwe na Dr. Revera Pasteur Mazi Regura. Dr. Shalom shalom, amakuru yawe? Turi bazima, Imana iracaturinze. Kumwatangira musuhuza abantu munasenga Imana. Ni karibu kuri channel ya gusenga everyday. Bene data muri Kristo Yesu, abatugana kuri channel ya gusenga everyday, ni karibu tusangire ibyo kurya byera Imana duteguriye, ijambo ry'Imana mu mahanga yose, mu bihugu bitandukanye, mu migabane yose n'intara zitari zimwe na zimwe. Abakurikira ijambo ry'Imana kandi bakunda Imana, ni karibu turabakiriye. Mana turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza umwanya mwiza, umwanya w'ingenzi, umwanya udakunze kuboneka wo gusangiza bene data amagambo yawe. Reka ijambo ryawe rigira imbaraga, reka ijambo ryawe rigere ku mahanga yose, maze amahanga yose babashe guhinduka abigishwa bawe. Hari abakristo bari mu mahanga atandukanye bakeneye guhemburwa mu bugingo bwabo, hari n'abinangiye imitima, abapagani bakeneye guhinduka kugira ngo bitirirwe izina ryawe. Bose turabasengeye kugira ngo ijambo ryawe ribagereho rifite imbaraga mu izina rya Yesu Kristo, amena. Urakoze Pastor. Twikubaza ku mugabane wa kabiri ku magambo aruhije muri Bibiliya gusobanura. Uyu munsi turakubaza rero ku gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Pastor, ikibazo cya mbere, ijambo Alpha na Omega niki? Alpha na Omega ni inyuguti ebyiri z'ururimi rw'Ikigiriki, nkuko tugira alfabe y'Ikinyarwanda cyangwa se alfabe y'Igifaransa cyangwa y'Igiswahili. Ariko Alpha na Omega ni inyuguti ya mbere n'iya nyuma zitangira zikanasoza izo nyuguti z'Ikigiriki. Alpha na Omega rero niko zitwa. None se ni kuki batavuga A na Z? Igituma batavuga A na Z, A na Z zisoza iz'Igifaransa cyangwa se A na Z zisoza iz'Ikinyarwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo mu kinyejana cya mbere, kuko ari isezerano risha ryanditswe kandi ururimi rwari rugezeho bitaga langue coine de l'époque, ururimi rwari populaire ico gihe rwari rugezweho cyari Ikigiriki. Ni ukuvuga ngo nubwo hari ku ngoma y'Abaroma, ariko ikintu cyitwa civilisation greke, umuco w'Abagiriki wari ugitegeka. Abantu bose rero kuko Abagiriki ari abantu bize, bari baratojwe kumenya Ikigiriki kugira ngo bamenyekane ko bize. Ni ukuvuga ngo mu kinyejana cya mbere umuntu wize avuga Ikigiriki.
abatarize rero bakavuga izindi ndimi, ariko ni ururimi rwatandukanyaga abantu bize n'abatarize. Baravuga rero ngo abayuda nibo ba nyiri ijambo ry'Imana, nibo babikijwe amasezerano, kandi baratatanye. Bamaze kugera muri diaspora bibagirwa ururimi rwabo rwa kavukire rw'igiheburayo, biba ngombwa noneho ngo igihe cyo gusobanura amagambo ya Yesu yigishije ari kumwe n'intumwa ze, bigisha ubutumwa bwiza, ayo magambo yandikwe mu rurimi rw'ikigiriki kugira ngo cyane cyane abayuda bari mu mahanga batatanye bashe kuyashikira. Ubwo rero ni wavuze ngo isezerano risha ryandikwe mu rurimi rw'ikigiriki. Abanditsi ururimi rw'ikigiriki rero ni abari bazi urwo rurimi, kandi abari bazi urwo rurimi ni abakoreshaga izo nyuguti z'abagiriki. Nizo mpamvu nizo zari ziri mu mitwe yabo, arufa na omega, inyuguti ya mbere n'iya nyuma. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze arufa na omega bavuze inyuguti ya mbere y'ururimi rw'ikigiriki, omega ni iya nyuma. Urakoze. None izo nyuguti z'ikigiriki nizi? Izo nyuguti z'ikigiriki twe dufite 24 mu Kinyarwanda, abafaransa bakagira 26. Kuko bavuga ngo A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y, abanyarwanda niko tuvuga. Ariko abagiriki rero bo nabo bakagira alfabe yabo, baravuga ngo alpha beta gamma delta epsilon zeta eta theta iota kappa lambda mu nu xi omicron pi rho sigma tau upsilon phi chi psi omega. Nuvuga ngo alpha na omega ni ya mbere ni ya nyuma zizo nyugute z'abagiriki. Urakoze. Umwana w'umuntu ninde? Umwana w'umuntu ni Yesu. Abantu bamubonye mu buryo butandukanye, ariko wamwitegereje akavuga ko ari umwana w'umuntu wa mbere ni Luka. Nkuko abavuga butumwa uko ari 4, Matayo, Mariko, Luka, Yohana, bamubonye mu buryo butandukanye Yesu Kristo. Ku mwana w'umuntu ni Yesu, ariko byabonywe na Luka. None rero Matayo yavuze ko Yesu ari umwami, Mariko avuga ko Yesu ari umugaragu, Luka avuga ko Yesu ari umwana w'umuntu, nawe Yohana avuga ko Yesu ari Imana. Niko bamubonye. Nta nibyo byashushanyaga byabizima bine, umwe akabona intare, undi akabona ikimasa, undi akabona umuntu, undi akabona ikizu kiguruka. Nubwo buryo abavuga butumwa batandukanye bitegereje babona ishusho ya Yesu. Uwamubonye mu ntare rero ni uwamuhamyaga ko ari umwami, uwamubonye mu kimasa ni uwahamyaga ko ari umugaragu, uwamubonye mu muntu ni uwahamyaga ko ari utanga agakiza, uwamubonye mu kizu kiguruka yashatse kuvuga ko ari Imana. Ni ukuvuga ngo tugera ku Mana kubwo kwizera. Amubona mu kizu kiguruka ni Yohana, bamubona mu buryo butandukanye. Umwana w'umuntu rero ni Yesu. Naho igishura? Igishura ni ishusho y'ubutambyi. Abatambyi b'isezerano rya kera bose bambaraga ibishura birebire, kandi na Yesu nawe aza ari umutambyi mukuru. Kuko byanditswe mu Baheburayo havuga ngo iyaba gutunganywa kose kuba twarazanye n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabo niho abantu bahererwaga amategeko. Ni iki cyatumye kundi mutambyi abonekaho mu buryo bwa Melikisedeki atari uwo mu buryo bwa Aroni? Baravuga rero ngo ubwo ubutambyi bwahindutse n'amategeko yabwo akwiriye guhinduka. Hari ijambo ry'Imana muri Baheburayo 7:18 avuga ngo rikwiriye guhinduka kubw'intege nke n'umumaro muke. Nuvuga ngo Yesu ni umutambyi ukomeye. Ariko usomye igice cya 7 n'ubundi umurongo wa 3 haravuga ngo ahora ari umutambyi iteka ryose, kuko ashushanywa n'umwana w'Imana. Nizo mpamvu arangwa n'imyambaro y'ibishura. Urakoze pase. Ese umuringa w'umuteke we usobanura iki? Umuringa w'umuteke usobanura kunesha. Muri Zaburi 101 haravuga ngo Uwiteka yarambwiye ati icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashirira abanze we munsi y'ibirenge byanjye. Ariko mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 13 haravuga ngo ninde wo mu bamarayika yabwiye ati uri umwana wanje umunsi ndakubyaye, icara iburyo bwanje ugeze aho nzashirira abanze we munsi y'ibirenge byawe. Nukunesha. Umuringa w'umuteke nico usobanura umuringa w'umuteke. Urakoze cyane. Umushumi w'izahabu? Umushumi w'izahabu usobanura ukuri.
hariya mu Bahefesi igice cya 6 umurongo wa 14 ravuga ngo muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri mwambaye gukiranuka nk'icuma n'ukuri. Umushumi n'ukuri yarakenyeye ukuri n'ukuri kwari muri Yesu Kristo. Narizo mpamvu Paulo yabishimangiye mu Bakorinto ba 2 igice cya 13 umurongo wa 8 aravuga ngo ntaco tubasha kuzakora turi hano ku isi ngo turwanye ukuri uretse kukurwanirira. Narizo mpamvu ukuri kwari muri Yesu n'ukuri kudahinduka. Anabibwira n'abafarisayo bari bamwizeye aravuga ngo nimuguma mu ijambo ryanje muzamenya ukuri, muzaba bigishwa banje nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Yesu rero arangwa n'ukuri kuzuye niko gukenyeza umushumi. Ibirimi by'umuriro byo bisobanura iki? Ibirimi by'umuriro bisobanura ko Yesu nubwo yabambwe ameze nk'umwana w'intama, akazuka amaze kunesha, amaze gukandagira Satani ameze nk'intare, none hagiye kuzagaruka ari umucamanza. Nuvango yabambwe nk'umwana w'intama, azuka ari nk'intare, azagaruka ari umucamanza wabazima n'abapfuye. Nukuvuga ngo imbaraga ze zifite ubucamanza ku muntu wese. Ibirimi by'umuriro bisobanura ngo ubucamanza, kuko Imana yarirahiye ko itazongera kurimbuza isamazi. Usomye Itangira igice cya 9 ugatangira ku murongo waho wa 12 n'uwa 13 yashizeho umukororombya nk'indahiro ko itazongera kurimbuza iyi si amazi, ko none abatazihana bazarimbuzwa umuriro. Narizo mpamvu mu byahishuwe hariya igice cya 20 umurongo wa 10 haravuga ngo Satani wabayobyaga azajugunya muri nyanja yaka umuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, aho bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Ni ukugaragaza ko Yesu azaza ari umucamanza kandi umuntu uzatsindwa akazahanwa n'umuriro. Urakoze. Inkota ityaye? Inkota ityaye isobanura ijambo ry'Imana, nkuko mu Baheburayo havuga ngo ijambo ryawe ni rizima kandi rifite imbaraga, rifite ubugi burusha ubw'inkota zose. Ijambo ryawe Mana ni rizima kandi rifite imbaraga, rifite ubugi buruta ubw'inkota zose. Ubwo nuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo bita inkota ityaye. Ijambo ry'Imana rirakomeye, ntabwo ari inkota gusa kuko baryita n'imbuto itabora, bakarya n'itabaza rimurikira ibirenge by'inzira tunyuramo. Ariko hariya rivuga ko ari n'inyundo imena urutare, ariko hariya yashimangiye ngo ni n'inkota ityaye kurusha inkota zose. Urakoze cyane. Inyenyeri yo isobanura iki? Inyenyeri isobanura kimwe mu biva byaremewe kumurikira no gutwara ijoro. Nukuvuga ngo mwitangira igihe cyaho ca mbere umurongo wa 14 havuga ko Imana yaremye ibiva bibiri binini, ariko nyuma y'ibiva bibiri binini izuba n'ukwezi Imana irema inyenyeri. Izuba rero n'ukwezi n'inyenyeri byaremewe gutwara ijoro. Ni ibiva ariko byaremewe gutwara ijoro, inyenyeri n'ukwezi. Naho izuba ryaremewe gutwara amanywa, naho ukwezi n'inyenyeri byaremewe gutwara ijoro. Noneho inyenyeri umugabane wa kabiri, umugabane wa mbere ni ibiva, umugabane wa kabiri ni abamarayika. Mu byahishuwe igice cya 13 ku murongo waho wa 4 haravuga ngo cya kiyoka kimaze kijugunye hasi, umurizo wacyo ukurura 1/3 c'inyenyeri uzijugunya hasi ku isi. Bisobanura ngo inyenyeri nazo zitwa abamarayika. Umugabane wa gatatu, inyenyeri ni Yesu. Muri Petero ya 2 igice cyaho cya mbere umurongo wa 19 havuga ko Yesu ari inyenyeri yo mu ruturuturu, kugeza igihe izabandurira mu mitima y'abantu bakabona guhinduka bagakizwa. Ariko muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 inyenyeri yo mu ruturuturu ni Satani. Nuvuga ngo uko Satani ahanganye na Yesu hakaba hari intambara hagati y'ikibi n'iciza. Nukuvuga ngo inyenyeri yo mu ruturuturu Yesu yiswe iyo nyenyeri, na Satani arayitira kugira ngo ahangane na Yesu. Ni inyenyeri ebyiri zihangana zo mu ruturuturu. Ubwo nuvuga ngo iyo uvuze mu inyenyeri yo mu ruturuturu ushobora kuvuze Yesu muri Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 19, ariko iyo uvuze inyenyeri yo mu ruturuturu muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 12 uvuze Satani. Inyenyeri rero
umugabane wa gatanu ni urubyaro rwa Yakobo. Usoma Ibyahishuriwe 12 umurongo wa mbere, hariho izuba n'ukwezi n'inyenyeri 12 bashaka kuvuga Yakobo na Rasheli n'abana be bo uko ari 12. Cyatumye bavuga Rasheli ntibavuge Leya, nuko Rasheli ari we wari mukundwa kandi niwe yarambagije igihe hajaga kwa nyirarumera abandi, ntabwo yarambagije Leya. Leya bamumuhaye ari ukumuguranira, nizo mpamvu atigeze yitirirwa izina rya Yakobo. Nuvuga ngo izuba ni Yakobo, ukwezi ni Rasheli, inyenyeri 12 na urubyaro rwa Yakobo. Nubwo yari afite abagore 2 n'inshoreke 2, ariko abo bana bose bitiriwe izina rya Rasheli kuko ari we yakunze. Ni ukuvuga ngo inyenyeri yikurikiyeho ni urubyaro rwa Yakobo. Noneho inyenyeri umugabane wa gatandatu ni abashumba b'amatorero. Ibyahishuriwe igice cya mbere umurongo waho wa 19 no 20 hatubwira inyenyeri 7 n'ibitereko by'amatabaza 7. Izo nyenyeri 7 nizo bamarayika 7, ariko nibo bashumba barangaje imbere itorero. Nuvuga ngo nibo bahagarariye amatorero 7. Inyenyeri ishobora kuba abashumba bahagarariye itorero. Icya mbere ni ukuvuga ngo inyenyeri ni ikiva caremeye gutwara ijoro. Ingingo ya kabiri, inyenyeri ni abamarayika. Ingingo ya gatatu, inyenyeri ni Yesu. Ingingo ya kane, inyenyeri ni Satani. Iya gatanu, inyenyeri ni urubyaro rwa Yakobo. Iya gatandatu, inyenyeri ni abashumba b'amatorero. Urakoze Pastor. Ibitereko by'amatabaza byo bisobanura ibitereko by'amatabaza bishushanya amatorero ayowe n'izo nyenyeri. Nkuko bavuze ngo inyenyeri 7 n'ibitereko by'amatabaza 7 bashakaga kuganisha ku itorero rya Efeso, itorero rya Simuruna, itorero rya Perugamu, itorero rya Tuatire, itorero ry'Isarudi, itorero ry'Filadelfia n'itorero ry'Laodikiya. Uko ari amatorero 7 yo muri Aziya, urumva ayo matorero 7 yo muri Aziya ntabwo ari ikinyejana ca mbere gusa, ahubwo yabayeho no mu isezerano rya kera. Habaye itorero rya Efeso, Abisirayeli bari gusohoka bava mu Egiputa. Haba itorero ry'Isimuruna, Abisirayeli bageze mu butayu. Haba itorero ry'Iperugamo, Abisirayeli bageze mu kibaya cy'Imowabu igihe ca Balamu, nizo mpamvu bavuga ngo ni itorero rya Balamu. Haba noneho itorero rya Yezebeli, ari ryo ryaje kwitwa Ituatire. Haba itorero ry'abami, ari ryo ry'Isarudi. Haba itorero ry'ububyutse bwa Nehemiya batahuka bava mu bunyage i Babuloni, ari ryo torero ry'Filadelfia. Haba n'itorero ry'abafarisayo rero, ari ryo ry'Laodikiya tugeze mu uyu munsi wa none. Mu isezerano risha rero hari itorero ry'intumwa, ari ryo rya Efeso. Hakaba ikinyejana ca kabiri ca gatatu, igice ca kabiri umugabane wa kabiri w'intumwa. Noneho hakaba itorero ry'Iperugamo, ari ryo torero rya Constante. Hakaba itorero noneho ry'Ituatire, ari ryo torero bitiriye Yezebeli ariko ariyo Katolisisime. Noneho hakaba itorero rya Isarudi, ari ryo itorero ry'abakoze amavugurura le protestantisme. Hari Tuatire Gatolika, hari Sarudi Protestantisme, hakaba na Philadelphia noneho Methodiste, hakaba na Laodikiya Pentecotisme. Kubera ko uvuze ngo Laodikiya ni Pentecotisme, ni ukuvuga ngo niryo rya 7 kandi niryo ibiranga Laodikiya biranga Pentecotisme ku isi. Pentecotisme yatangiye muri Amerika, itangijwe n'abagabo 2 tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 1900. Buracari tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 1901. Umugabo rero witwa William Joseph Seymour na Charles Fox Parham b'Amerika nibo batangije itorero rya Mouvement Pentecotiste rifite ububyutse bukomeye. Noneho riza guhinduka iby'abafarisayo kuko bahagurukanye gusenga cyane, nyuma kwa gusenga guhinduka umuhango w'uburyarya, werekana gukizwa agasenga cyane, werekana gukizwa agasenga n'imbaraga cyane, werekana gakiza agasenga n'umurava kandi akabimenyekanisha. Ubundi umunyamasengesho ntamenyekana yari ukuri. Ariko iyo abantu barangije kumenya ngo uriya muntu n'umunyamasengesho, aba yarahindutse indyarya, kuko iyo uri umunyamasengesho abantu ntibari bakwiriye kubimenya. Nibanga hagati yawe n'Imana, kuko hari uburyo bune bw'amasengesho yose akabakora. Hari ikintu bita prière canonique, hari ikintu bita prière de circonstance, hari ikintu bita prière de méditation, hari ikintu bita prière à langue.
umuntu rero usenga cyane ntabwo agaragarira muri priere canonique cyangwa priere de circonstance, ubwo arangwa na priere de meditation. Uvangwa agirana ibanga we n'Imana, ntihagire umenya ko ari umunyamasengesho. No wundi uvuga ngo nje ndi umunyamasengesho ngiye gusenga akabibwira abantu, burya aba ari umufarisayo. Urakoze Pastor. Ubwoya bw'intama bwo busobanura iki? Ubwoya bw'intama harabusobanura guca bugufi, ubwoya bw'intamba. Ariko hari sherege isobanurayo ubuziranenge. Uvuga ngo hari uguca bugufi, hari ubuziranenge ku ntama. Noneho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo yararenganye yicisha bugufi, ntabwo yabumbuye akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubagwa, cyangwa se intama uko icecekera imbere y'abayikemura niko atabumbuye akanwa ke. Yesaya 53:7 byasobanuraga guca bugufi, ubuziranenge, ubwoya bw'intama na sherege. Guca bugufi, ubuziranenge. Yararenganye yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, nk'uko umwana w'intama ucecekera imbere, nk'uko umwana Pastor, waruvuze ngo ubwoya bw'intama na sheregi bisobanura iki? Bisobanura ubwere bwari muri Kristo Yesu, nibwo bashize ku ntama, no gukina ubuziranenge bwa Yesu Kristo, no guca bugufi kwe. Urakoze Pastor. Umunsi w'umwami bisobanura ko muri Bibiliya isomo ari usaba ngo umunsi w'umwami. Umunsi w'umwami uri ahantu henshi hatandukanye, ariko ushushanya ibintu binyine ngiye kuvuga. Yohana yaravuze ngo njyewe Yohana musangiye amakuba, nari mu kirwa cyitwa Patimosi, bampora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu, ariko ku munsi w'umwami numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'impanda rimbwira riti, andika icyo ubonye wohereza amatora 7 yo muri Aziya, ariyo Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuatire, Sarudi, Philadelphia, Laodikia. Noneho rero ubwo butumwa bwiza yahawe aravuga ngo naringiye mwiyerekwa, ariko ku munsi w'umwami. Umunsi w'umwami bisobanura ngo igihe umukristo ari gusenga akagendererwa, kuko igihe cyose abantu basenga ntabwo bagendererwa. Hari igihe usenga ukaza utagiranye communication n'Imana, ariko igihe wasenze hakaba ikintu cyitwa communication n'Imana, ikaguhereza ubutumwa bwo kujyana mu mahanga yose, bawita umunsi w'umwami. Ni umunsi wagenderewemo. Umunsi w'umwami rero umunsi w'umwami usomye muri Yoweri igice cyaho ca 2:31 cyangwa 3:2 haravuga ngo umunsi w'umwami ni umunsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo cyangwa umunsi w'urubanza. Ariko umunsi w'umwami ingingo ya 3 ni umunsi wo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Umunsi w'umwami ni umunsi wakirijwemo kuri wowe, kuko nabwo umunsi wakirijwemo uba wagenderewe. Umunsi w'umwami uba wagenderewe. Nubangwa umunsi w'umwami shushanya 4 iminsi 4. Hari umunsi wagenderewemo, hari umunsi wakirijwemo, hari umunsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo, noneho hakaba umunsi w'urubanza. Umunsi w'umwami ukaba n'umunsi wo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, kuko niwe yanesheje urupfu. Nubango umunsi w'umwami nayo magambo 4 usobanura. Urashobora kuvuga ngo ku munsi w'umwami uti nuwuhe, uti n'umunsi nagenderewemo. Undaka kubaza ati ku munsi w'umwami nuwuhe, uti n'umunsi nakirijwemo. Undaka kubaza ati ku munsi w'umwami nuwuhe, uti n'umunsi wo kugaruka kwa Yesu cyangwa se umunsi w'urubanza. Undaka kubaza ati umunsi w'umwami, ati n'umunsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo, ariho yanesheje urupfu. Pasi yisomye muri byashu Yohana haravuga ngo warikiye mareka w'itorero ryo muri Efeso uti ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagenda hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati
ufashe inyenyeri ndwi ninde? ufashe inyenyeri ndwi hariya ni Imana. Aravuga amagambo ati nzi imirimo yawe, nuko wakoze byiza, nzi imirimo yawe, nzi umuhati wawe, nzi kwihangana kwawe, nzi kuzi kurondora ukamenya abanyangeso mbi, nzi nuko uzi kurondora abayita abahanuzi nyamara ari abanyabinyoma, nzi yuko warenganirirwa izina ryanje, nzi yuko wanga imirimo y'abanikorayiti, ariko mfite ico nkugayaho nuko waretse urukundo rwa mbere. Ni imbuzi iva ku Mana. Urakoze Pase. Iyo bavuze ngo ifarashi y'umweru isobanura iki? Iyo bavuze ngo ifarashi y'umweru ahangaha bashaka kuvuga ibintu byinshi, ariko usomye muri Zakariya igice cya mbere umurongo wawo 8 kujya kwa 11 hari ifarashi itukura isobanura intambara, hari ifarashi y'ubugondo isobanura inzibacuho, hari ifarashi y'umweru isobanura amahoro. None isomye hariya mu Ibyahishwe 19 umurongo wa 11 avuga ngo mboni uwicaye ku farashi y'umweru, hari ifarashi y'umweru isobanura kunesha. Ariko iyo usomye ubundi farashi muri rusange ni intambara, ariko harimo kunesha, harimo amahoro. Iyo usomye none Ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa mbere havuga ifarashi y'umweru. Ira farashi y'umweru Ibyahishuwe igice cya 6 umurongo wa mbere itandukanye n'Ibyahishuwe 19 umurongo wa 11, itandukanye n'iya Zakariya igice cya mbere umurongo wa 8 kugeza ku wa 11. Ifarashi y'umweru hariya bavuga ko uwari uyicayeho yari afite umuheto mu ntoke ze, kandi ntibishoboka ko amahoro yafata umuheto, ntibishoboka ko uri kumwe na Yesu yafata umuheto, ahubwo ni Satani wari wazanye uburiganya. Ni ukuvuga ngo ifarashi y'umweru mu Byahishuwe 6 umurongo wa mbere ni ibinyoma, ni uburiganya. Ashaka kugaragaza ko asa na Yesu, yitwikira ibara ry'umweru, ariko atari Yesu, ubwo ari Satani, kuko niwe wari ufashe umuheto mu ntoke ze. Ni ukuvuga ngo yari yicaye ku mugongo y'ifarashi ariko afashe umuheto, ni ukuvuga ngo imbere ye hari ubwicanyi. Ubwo yakurikiye n'ifarashi y'umukara y'urutuku, akurikiza n'ifarashi y'umukara, akurikiza n'ifarashi y'igitare. Urakoze Pase. Na ifarashi itukura isobanura iki? Ifarashi itukura isobanura kubera amaraso, intambara y'urudaca ihora ivusha amaraso akadendeza. Byanditswe no mu Byahishuwe igice cya 14 ku murongo waho wa 17 aho bavuga ngo amaraso akazamuka akagera ku mikoba y'amafarashi, bashaka kugaragaza ingaruka mu gihe cy'ibyago izagera ku banyabyaha. Nuvuga ngo abakiranutsi bashaka Imana, abanyabyaha bagakorera Satani, ariko abakorera Satani bagashora imbaraga cyane kurusha abakorera Imana. Noneho rero ifarashi itukura ntabwo izamena amaraso gusa y'abanyabyaha, ahubwo n'abiyitira izina ry'Imana atari bo, nuvuga ngo iryarya. Urakoze. Na ifarashi y'umukara? Ifarashi y'umukara ishushanya inzara. Bavuze igice cy'indatira, bavuze igiciro c'amavuta, nuvuga ngo ni inzara igera mu bihugu byose, abantu bakaryana bakarya abana. Byanditswe mu Bami ba kabiri igice cya 6 umurongo wa 24, aho abantu bagira inzara ikaremera cyane, ikamara iminsi myinshi, abantu bagapfa bagashira, none bikagira igihe abantu barya abana babo bibyariye mu nda zabo. Na ifarashi y'igitare? Ifarashi y'igitare isobanura urupfu rw'umusubizo. Iyo habanje ibinyoma, igihe cyose iyo habanje ibinyoma abantu bakabeshanya, baza gukurikirwa no kurwana. Iyo abantu babeshanye igihe kirekire hakurikiraho intambwe ya kabiri yo kurwana. Iyo barwanye igihe kirekire kuko baba batari mu kazi, haza inzara. Iyo haje inzara, uva hari abishwe n'intambara, abishwe n'inzara, bose haza urupfu rw'ifarashi y'igitare rukagaragara mu farashi y'igitare, kuko ifarashi ya mbere barabeshanya, ifarashi ya kabiri bakarwana, ifarashi ya gatatu bagasonza, ifarashi ya kane bagapfa. Na nizo mpamvu Ezekiel igice cyaho cya 6 ku murongo waho nuwa 12 ibiza bihitana abantu uretse utwiruhande ni inzara, ni indwara, ni intambara. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo rusakiranye igice cya 1/3 cicwa n'inkota. Noneho abahunze inkota
bakihisha mu rukubo. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo baza gutahuka batarakoze bakicwa n'inzara. Ariko abahunze bakibwira ngo bacitse inkota bagiye kure, bahura na za klima batamenyere bakicwa n'indwara. Ni ukuvuga ngo uwasigaye n'uwahunze bapfa kimwe n'uwihishe. Abapfuye mu ntambara n'abihishe mu ntambara n'abahunze mu ntambara bose bapfa kimwe, kuko abapfuye mu ntambara hari abarokoka, n'abihishe hari abarokoka. Ariko inzara bahungukana bavuye mu bwihisho rwabo mu rukubo itwara kimwe cya gatatu. Noneho hakaba n'abahunze bagahura n'indwara bagapfa nabo bakajanwa kimwe cya gatatu. Urakoze Pastor. Isomero byacu Yohana igice cya 7:2 haravuga ngo mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso c'Imana ihoraho, arangura n'ijwi rirenga abwira baba marayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja. Iyo bavuze abamarayika basanzwe hari abahagurukira kurwana no gutabara Imana yatoranije, nkaba Gaburiyeli, nkaba Mikayeli. Ariko hari iyo bavuze marayika wundi aba ari Yesu, kuko Yesu ubundi mu isezerano rya kera yakoreraga muri marayika, ariko akitwa Melikisedeki. Noneho Melikisedeki uwo bakavuga ngo yari umwami w'Isalemu. Ariko none iyo bavuze ngo marayika wundi bashaka kuvuga ngo aje mu ishusho ya Yesu Kristo, aje gutegeka abamarayika abandi, n'ugushaka kumutandukanya n'abamarayika, ariko ni Yesu. No mu byahishuye igice cyaho cya 10 bavuga agatabo Yohana yaconshomeye kari mu ntoke za marayiko, bavuga ngo yashinze ikirenge ku nyanja no ku butaka. Uwo ni Yesu. Urakoze Pastor. Isomero mu gice cya 8 muri byahishuye Yohana haravuga ngo ikimenye umwana w'intama amenye ikimenyetso cya 7 mu ijuru habaho ituze n'igice cy'isaha. Igice cy'isaha niki? Igice cy'isaha mu mateka nuvuga ngo ni kimwe hafi ca 36 c'umwaka. Nukuvuga ngo ufata amasaha y'umwaka, niba umwaka ufite iminsi 365, ariko mu buhanuzi bakoresha 360. Ukareba umunsi ugira amasaha 28. Noneho rero iyo uvuga igice cy'isaha nukuvuga ngo ni igice cy'isaha y'iyo minsi 360. Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushime nawe rubanye muri kiganiro tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Ushaka ko bwa mbere kuri gusenga everyday tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye. Pastor, sinzi ko ikindi wakongeraho kuri channel ya gusenga everyday. Turangije umugabane wa 2 w'amagambo aruhije gusobanura. Abadukurikirana karibu, tuzakurikizaho umugabane wa 3 076696620 kuri channel ya gusenga everyday. Abadukurikira Imana duhana umugisha. Burakoze. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.